Iyi ni inkuru ibabajije banyarwandakazi aho uwitwa Titi Brown wamenyekanye mu mbyino zitandukanye mu Rwanda ndetse wamenyekanye cyane cyane aho yavugwaga mu rukundo n'uwitwa Nyambo Jessica aho avuga ko ari ababesto bari badukanye ibintu by'ababesto mu Rwanda. Inkuru ibabaje ivuga ko uwitwa Titi Brown ashobora kuba yitabye Imana cyangwa se yakoze impanuka ya accident na moto, ikaba ari moto igonzwe na hoho uwitwa Titi Brown ndetse n'umumotari wamutwaye bakaba bahasize ubuzima. Iyi ni inkuru ibabaje cyane tugezeho muri uyu mugoroba nk'uko mubibona byagiye bitangazwa n'umubloga witwa New Hit Media kuri Instagram avuga ko Titi Brown akoze impanuka mu motari w'umutwaye agahita yitaba Imana. Ibintu bitangaje bibabaje cyane. Iyi ni inkuru ibabaje ku banyarwanda ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda entertainment kuri uyu influencer witwa Titi Brown aho yari amaze kubaka izina rikomeye ndetse n'ibigwi bihambaye mu muziki nyarwanda cyane cyane mu guteza imbere imbyino aho yari yanashinze n'ishuri ryigisha abana kubyina. Iyi ni inkuru ibabaje rero ivuga ko Titi Brown ashobora kuba yitabye Imana bitewe n'impanuka yakoze irimo ya hoho yari ari kuri moto, hoho ikaba yamugonze ndetse na motari akaba yahise yitaba Imana. Ibi ni ibintu bibabaje rero tujye kurebera hamwe ese iyi mpanuka yabaye gute, byagenze gute, Titi Brown ese ni muzima cyangwa se yapfuye. Ibi ngibi tujye kureba muri iyi video, nagira ngo nkwibutse ubanze ukore subscribe tubone muri iyi video kandi urebe video kugeza irangiye. Nk'uko mwajya mubibona rero Titi Brown ni umwe mu babyinnyi nyarwanda bagiye bamamara nyuma ya Shel Silver. Titi Brown nawe ni undi mu babyinnyi nyarwanda bagezweho muri iki gihe cyane cyane bitwa aba influencer bakoresha social media aho bazi gukora amachallenge y'indirimbo zitandukanye ndetse n'ibintu bitandukanye hamwe n'aba General Benda ndetse n'aba Jojo Bliss n'abandi batandukanye ba Divina Uwa ndetse Jojo Bliss ndetse n'uyu nguyu Titi Brown wigeze bajya muri beef ndetse n'abandi bose batandukanye gusa baje kwiyunga aho ngo Titi Brown afunguriwe nyuma yuko avuye muri gereza yongeye kubaka ubuzima yongera kwigarurira imitima y'abantu benshi y'abanyarwanda benshi baramukunda cyane cyane ko ngo Titi Brown yubatse ibigwi aho yari yaragejeje no kujya afasha abana kwiga umuziki cyangwa se kubyina mu gihugu cy'u Rwanda. Ngo rero Titi Brown yari amaze gufungura ishuri ryigisha abana kubyina gusa kuri uyu munsi turi kwakira inkuru y'uko bitagenze neza ashobora kuba yitabye Imana cyangwa se yakomeretse bikomeye. Ntabwo turakira amakuru avuye kwa muganga neza ko yaba yagize ikibazo, gusa iyi mpanuka yo umumotari wari umutwaye yahise yitaba Imana nk'uko twagiye tubibona. Umumotari yahise yitaba Imana, bagiye bavuga ko ni hoho yabagonze. Tuzi ko impanuka nyinshi za hoho zikomeza kuba muri iki gihugu, hoho yabagonze rero imaze kubagonga umumotari witwa Titi Brown ahita yitaba Imana. Gusa ibivugwa nuko uyu Titi Brown nawe ashobora kuba yakomerekeye bikomeye mu impanuka, bashobora kuvuga ko nawe ashobora kuba ari muri koma cyangwa se nawe ari mu gihe cyangwa se ageze habi ashobora kuba nawe byamuviramo kwitaba Imana. Rero cyaba ari igihombo gikomeye cyane. Uyu musore Titi Brown amenyekanye cyane mu minsi yashize ubwo yabicaga bigacika n'uwitwa Nyambo Jessica wamenyera mu gukina amafilime aho bitanaga ababesto n'ibindi bitandukanye. Uyu musore rero yaba atuvuyemo hakiri kare, byaba bibabaje, byaba ari ibintu bibabaje cyane abanyarwanda cyane cyane ku bakunzi ba showbiz mu Rwanda ndetse n'abandi bantu bakunda imbyino cyangwa se bakunda icyo bita amakoreografa, kuko uyu nguyu Titi Brown ari umwe mu bakoreografa ba mbere bagezweho mu Rwanda ndetse no muri East Africa bajya bagaragara mu ndirimbo nyinshi, bamuzi cyane cyane ku ndirimbo yitwa Bana ya Chris Easy. Iyi ni indirimbo yabice bigacika mu minsi yashize aho ari we wagize uruhare cyangwa se ari we wayoboye abandi babyinnyi bakoze muri iriya ndirimbo, akaba ari nagiye uzana amadense n'ibindi bintu bitandukanye byagiye cyangwa se bigaragara muri iriya ndirimbo. Uyu nguyu Titi Brown rero akaba yari afite ibigwi bitangaje cyangwa se bihambaye mu Rwanda, yari amaze kubaka industry muri ino industry nyarwanda. Uyu nguyu akaba ari umusore utavugirwamo, udakunda kuvugwa mu bindi bintu byinshi by'amatiku n'ibindi nk'uko ba General Benda bagenda babivugamo. Gusa nawe iminsi ishize yari yaragafashe cyangwa se yarakanyujijeho ku bintu bijyanye n'ababesto we na Nyambo Jessica ukina mu mafilime, yamenyekanye cyane mu filime za Kiraman n'ibindi bitandukanye n'ahandi hatandukanye kuri channel zabo. Gusa ibi ngibi byaje kugaragara ko ari agatwiko baba bari gushaka bitewe n'uko Nyambo Jessica yari arimo arafungura YouTube channel uvuga ati reka dutwike tubanze tumenyekane abantu mu mitwe y'abantu banze bajyemo. Gusa ibi ngibi rero biramutse ari byo cyangwa se aramutse yitabye Imana cyaba ari igihombo gikomeye cyane ku banyarwanda ndetse no kuri entertainment mu Rwanda aho showbiz yabigize ikibazo cyangwa se ihuye n'ihungabana. Uyu musore Titi Brown akaba ari umwe mu bari bagize showbiz nyarwanda twagiye tumubona mu makampeni yo kwamamaza Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'ahandi hantu hatandukanye mu bitaramo bitandukanye twagiye tumubona agenda cyangwa se agenda afasha abahanzi batandukanye, afasha mu bintu bitandukanye aho bagenda biyerekana bategura ibitaramo bitandukanye. By'umwihariko yari yanashinze ishuri rya muzika aho yagendaga yigisha abana kubyina nk'uko zari inzozi ziwe. Nyuma ya Shel Silver wagiye ushinga iri shuri rifasha abana kubyina ndetse na Titi Brown nawe yavuga ko agomba gushinga ishuri, ndakeka ari abita African Mira akaba ari abana cyangwa se itsinda ry'abana bazi kubyina cyangwa se bigishwa kubyina n'uyu nguyu Titi Brown. Iyi ngiyi rero akaba ari itsinda Titi Brown yafashaga binyuze mu
ishuri ryiwe rya muzika yafunguye. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda bibaza imitima y'abanyarwanda batandukanye, bagenda bavuga ngo uyu musore Titi Brown yaba avuye mu gihugu cyangwa se yaba atuvuyemo hakiri kare, gusa ntabwo turamenya niba neza koko yaba yitabye Imana. Tukomeza gukurikirana amakuru akantu ku kandi, muragenda mumenya kuri YouTube channel yacu Samurai TV. Nkwibutse niba ushaka kuzamura social media zawe, ukaba ushaka kongera followers ndetse na YouTube watch time, nta yindi ya social media cyangwa se website yagufasha, ni ukujya kuri www.socialexpert.org ukabasha kuba wakigurira followers ndetse ukagura na watch time zihendutse kandi byizewe mu gihugu cy'u Rwanda. Ni socialexpert.org, urajya kuri Google yawe wandikamo socialexpert.org. Ibi ngibi rero akaba ari inkuru ibabaje nk'uko mubibona. Bifuza kugira subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru zitandukanye ndetse tuze kubasha kumenya mu nkuru itaha. Turaza kubakorera inkuru ivuga ukuntu uyu nguyu Titi Brown cyangwa se ibi byaba byabaye kuri uyu mugabo Titi Brown cyangwa se kuri uyu musore, cyane ko yari atarashaka, gusa nta n'umwana avuga ko yari afite. Byaba rero ari agahinda gakomeye cyangwa se gakabije byaba bibaye kuri uyu Titi Brown. Reka ngushimire rero twabanye muri ino video, kwifuza kugira ibihe byiza no gukomeza gukurikira iyi YouTube channel yacu Samurai TV kugira ngo ugende kubasha umenya amakuru akantu ku kandi. Ese byagenze gute, birava he, birajya he? Tuzaza kubakorera inkuru itawe cyangwa se inkuru imeze neza mu biganiro byacu bitaha ku manywa, mu gihe amasaha ari imbere turaza kubamenyesha updates aho bigeze. Ese koko yaba yitabye Imana, yaba ari muzima? Gusa icyo tuzi ni uko umumotari wari umutwaye yamaze kwitaba Imana. Iyi ngiyi rero ni inkuru itashidikanywaho ivuga ko uyu mumotari yaramutwaye yamaze kwitaba Imana akimara kugongwa na hoho. Reka nkwifurize rero kugira ibihe byiza no gukomeza kubana natwe kuri YouTube channel yacu Samurai TV, dukomeze kugira tuzabane mu biganiro by'ubutaha.